birakinguka bitingaho ni mugende mugwizu wo muco kwisi muharanire kunesha tabara mwami tabara umanzi ginyokurini agadokini kukani aganira bo wasize murimo wawe. Karamenye n'icyubahiro tugushimiye ko wakomeje kubana natwe izarya nirihimbaza. Tugushimiye gahunda zose zatambutse imbere y'amaso yacu tukuragije n'iziri inyuma kugira ngo iyi gahunda y'uyu munsi uhumuze. Turakwinginze ngo uduhe mwuka wawe wera aba ari wo gutuma tugutunganira maze ubwo uzagaruka uje guhemba no guhana tuzishimire kugusanganira. Hari abana, hari ababyeyi ndetse bashatse kuba abashyitsi mu itorero ryawe, ariko turakwinginze ngo be kuba abashyitsi ku ijambo ryawe ahubwo baba basangwa, maze bose nibakizanywe hamwe natwe turashobora kugushima. Ngwino udusange cyane cyane muri ano masaha aruhije, maze nidusoza amahoro turaguhimbaza. Komeza ubane natwe ku bwa Yesu. Nuko katwongere dushima Imana iyo yabanye natwe, izina ryayo nirihimbazwe. Nta kabuza harimo abashyitsi benshi, kandi nubwo njye atari ubwa mbere neraniye hano, ariko kuko nta mwanya nari narigeze mfata hano imbere, harimo abantu benshi batanze. Ku mazina nitwa Jacques Nsengimana, itorero ni irya Matsiko y'Ingoma ry'abagorozi. Nk'uko mwene data yari yakomeje kubibaza, ivugurura n'ubugorozi bitandukanye n'ubugorozi. Nk'uko byanditswe mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya paji 1051, bari kuvuga umurimo w'abagorozi yuko bazabwiriza ubutumwa bwaki bwa marayika wa gatatu. Buvuga ngo iki? Iraguye inyi Babuloni. Abo rero nibo bubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi muzasoma mu gitabo cya Efeso igice cya 2. Ibitari ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ntago twe tubyemera, kuko wasoma muri Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 3, nimugorore inzira zanyu n'imigenzereze yanyu, namwe nzabaha gutura hehe? Aha hantu. Rero kuko muri Yeremiya 8:8 handitswe ngo dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yahinduye amagambo y'Imana ikinyoma. Niyo mpamvu bene data bataye inzira, bagira bimwe binjiza mu nyandiko zera kandi bitemewe, aho kugira ngo itegeko ry'Imana cyangwa ijambo ry'Imana ryongerwaho cyangwa ngo riveho n'akanyuguti gato, ngo ikiruta n'uko isi n'ijuru byagira gute. Bimaze kugenda gutyo rero nibwo habonetse abakomeza kuguma ku mwimerere wa Bibiliya n'abakomeza kugendera ku bihimbano by'umwuka, nk'uko byanditse mu gitabo cya Matayo igice cya 15 umurongo wa 9, ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'iki? Ayo mategeko y'abantu niyo tubona ubwo Yesu yavuze ngo niba birukana ku gasozi kamwe muzajye hehe? Ndabarahira izina ry'Uwiteka yuko mutazarangiza imisozi ya Yerusalemu naragira gute? Narazi. Bene data baba baguze ibibanza, baba baraguye banyuranyije n'ihame ryande rya Kristo we wavuze ngo nuko nimusohoke munsanga inyuma y'iki? Nyuma y'urugo. Iryo ni rimwe. Amaze kugura ibibanza azamo icya kabiri kijyanye n'umutungo. Bene data bemera gufata amafaranga bayajyana kuri konte kandi bidakwiriye, ahubwo amafaranga y'itorero agomba kuba mu biganza by'abadiyakoni, nk'uko byanditse mu gitabo cya Yobu ngo dore bamwe ngo batumye ngo bashikuje imfubyi ku ibere ngo kandi ngo bafatira icyo umukene atunze. Gushikuza imfubyi ku ibere, imfubyi ntabwo igira nyina. Ariko Yesu Kristo amaze kubona ko imfubyi zo mu gihe cy'iminsi imperuka zaba ari nyinshi, arangije avuga ati mfashe itorero ryanjye ndishyize mu isi, imfubyi n'abapfakazi mujye mujya konka hariya.
itorero ry'Imana naryo nimba ari iry'Imana nyakuri rigomba gukora ariko ryonsa imfubyi n'iki? Mu gihe ubugorozi bwari bugeze hagati, tubonye cya kintu atari cyo kiri gukorwa kitari konsa imfubyi n'abapfakazi, abagabo bamwe batangira kuyafata bajyanye kuri konte, ubwo babagize gute? Barayobye. Iyo ngingo nayo tuba tugize gute? Atandukanye. Nizi nyinshi, harimo n'iz'intumwa z'amatorero, harimo n'izo guhigisha buri mezi 3 nka byandi by'abadventiste, isabato y'ubutabazi, y'iki ibyo ngibyo tubona tutajyana nabyo, ahubwo turavuga tuti twebwe ahatanditswe ngo kuko abagorozi bo mu myaka yo hagati ngo iyo bafatwaga babazaga abakatolike babarenganyaga cyangwa se ziriya nzego zabarenganyaga, ati nimutwereke amakosa yacu mukoresheje ibyanditswe byera. Natwe rero duhagaze ku byanditswe byera, ariko iki cyigisho kizategurwa nyuma, cyigishwe kandi kizumvikana aho ivugurura ritandukaniye n'iki? N'ubugorozi. Murakoze cyane. Rero tugiye kwigana ijambo rigufi cyane ritari butinde, ariko ndarikira buri muntu wari wese guhuguka kugira ngo agire nawe icyo akuramo muri iki cyigisho cya nyuma. Umutwe w'amagambo tugiye kuganira uravuga ngo turushanwa muri byose. Turushanwa mu bingana iki? Turarushanwa. Ndetse mu by'iyi si abantu barushanwa bashyizemo imbaraga zingana gute? Nyinshi. Rero no mu by'Imana tugomba kurushanwa, kandi ntiturushanwe mu kintu kimwe, tukarushanwa mu bingana gute? Buriya uramutse ugize amahirwe yo kujya ahantu hari abasirikari bari gutoza ingabo kugira zizavemo ingabo z'igihugu, wagira ngo si ingabo bashaka, wagira ngo bashaka kubica. Njye ndangiza mu wa 3 hari muri 2015, nagiye mu gisirikare ariko mbonye ibintu biriyo ndatoroka, ndagaruka nisubira ku ishuri. Kugiye ngo cya mbere cyo mu wa 4 ntago nakize, nize cya kabiri, nagiye mu gisirikare namazemo ibyumweru 3, ariko nk'ibyo byumweru 3 ashobora kumbaza ngo bakwita nde, nkaba namenye izina ryawe. Mujye mu mazi, mujye kurya, mujye kwihagarika, mujye mu rwondo, bagukubita, nywa amazi, bakagucisha hirya no hino kugeza ahubwo, ariko icyo bashaka kugukoramo bashaka ko wiyibagirwa we wanyawe, abo bagasigara bagufuromamo icyo ugize gute, icyo bo bagize gute. Uko ni ukurushanwa. Umunyeshuri mu ishuri ujya gutangira mu wa mbere, kurinda ageze ku madigiri n'amadigiri, nawe akoresha mu bwonye kandi agira gute? Arushanwa. Mwarimu akabafasha, bakigera mu ishuri ati nimufate amakaramu nimwandike, kandi hari ikintu ababwiye cyo kugira gute? Cyo kwandika. Ariko bagafata amakaramu tu, uciye imirongo, usharabanze, ubinyujijemo gutya, mwarimu akaza akareba uwaciye umurongo azi kwandika, ariko nuko yabuze icyo yandika. Uyu ni uwa mbere mukuru, wagize gutya, ibi ni ibijiji, mubishyire hariya muzajya mubyitaho kwabyo. Abo nabo bakarushanwa mu mwanya wabo. No mu Bukristo rero naho harimo kugira gute? Kurushanwa. Reka dusome mu gitabo cya Matayo, twihute cyane. Igitabo cya Matayo ni igice cya 11 umurongo n'uwa 12, twumve ijambo rihari ukuntu rimeze. Igice cya 11 umurongo n'uwa 12 handitse ijambo rikomeye cyane rigira riti: uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza iki gihe. Reka nsubiremo: uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza kugeza na none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa intwarane zibugishamo iki? Imbaraga. Ntago wajyayo utiyushye iki? Akuye. Kuko nimusoma mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9, ntago ari ukubeshya. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9, nimwumve haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Nuko bamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe, n'abakuru
na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe y'amarayika y'Imana bati amena. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose amena. Umwe muri ba bakuru mwumva aho nashakaga, umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza ati mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba n'abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshesheje ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Bameshesheje ibishura byabo mu maraso y'iki? Kumesa mu maraso murumva byoroshye? Umugabo wigishije mu gitondo yatwibukije amateka yo Yohana Umubatiza. Yaje abwiriza ubutumwa bwiza, asanga abayuda bari bakomeye ari ibigugu. Arangije Yesu Kristo nawe aravuka. Yesu Kristo aramubwira ati mwami mbatiza. Yesu Kristo aramubwira ati hoya mbatiza kuko ari byo bigize gute, binkwiriye dusohoze byagize gute, byahanuye. Yohana yari ari guteta, umubatizo we wari uri inyuma. Maze Yohana abatiza Yesu, ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkagira gute, namwishimira. Inuma iramanuka nk'ikimenyetso igwa ku rutugu rwa Yesu Kristo. Yohana arangije aravuga ati mbaye umutware ndadamaraye, ngiye kugenda agenda inyuma ya Yesu Kristo ndabarura bihamye. Ariko Yohana ntabwo yari azi umubabaro umutegereje. Nibukiye kabiri muri Mateyo 11 muka Herode aba yifuje gukora kuri Yohana. Yohana baramufunga. Bamufunze muri Mateyo 14. Amazemo kabiri atuma ku ntumwa bakoranaga umuriro ati nimugende mumbwirire Yesu mbese ko nahanuye ko azaza agahumura impumyi akabahora imbohe agatuma ibirema bigenda, mbese yaranyibagiwe cyangwa negereza undi? Intumwa ziragenda zibwira Yesu Kristo ati mbese uzi ukuntu Yohana yavugiye mu nzu y'imbati yavuze gute? Avuga ko akundi mvuze mu mwanya. Ati nimwicara aho murebe nkuko yakicara hano mu giterane. Yesu arigisha bigeze nko mu gisaha cy'amacamunsi atangira umurimo w'ubuvuzi kuko umurimo wahane ntabwo ugizwe no kuvura. Maze bigeze mu masaha n'umugoroba babwira za ntumwa zari zimukikije ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwabonye mu nzu y'imbohe. Aragenda aramubwira ati Yohana ati karame. Atababwiye ngo iki? Atumva. Ati nta wundi butumwa tubwiye usibye ko ibirema byagiye, impumyi zahumutse, abakene bemeye ubutumwa bwiza, ibintu biraryoshye muri Yerusalemu niwabara. Ati naho njyeweho, ati woweho nta kintu yakutubwiyeho. Ati niwe ateko nanjye ari kunyiherengagiza. Uburoko bwari bumaze kurya nde? Yohana. Bukiye mu gitondo yumva umuntu arakomanze ku rugi, aravuga ati uko bisa kose ubanza intumwa nohereje hari umurimo yankoreye. Yesu Kristo aje kundeba. Agikingura abona umusirikari wa kwa Herode wabishe azanye inkota n'imbehe. Yohana akivuga bafata ubwanwa n'umusatsi barahuza bakigita igihanga bagiterera mu mbehe bagishyira mu kande. Abo nabameshe mu bishura by'amaraso y'umwana w'iki? Murumva umubatizo Yohana yabatijwe? Ni bande babatizwa nkawe nk'uwo nguwo? Ya ndirimbo sivuga ngo iki? Ngo wogeshwe iki? Kandi uwo mubatizo muwanze? Abo nabameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'iki? Uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza kugeza na n'ubu ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugisha mu iki? Imbaraga. Mu gitabo cy'Abakorino ba mbere igice cya 9 umurongo wa 23 turi kwihuta cyane, urasinzira utari bukurikire arasigara. Abakorino ba mbere igice ni icya 9 umurongo ni uwa 23 handitse ngo kandi ibyo byose mbikorera kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Nimuzi yuko mu birora abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa kabumwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda mu bingana gute? Amena. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Twavuga ngo iki? Nuko nanjye ndiruka ariko si nkutaza honja. Ntago muza aho mujya? Ko mutikiriza muri gusiganwa mutaza aho mujya? Aha, yego nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye, mwoza uburetwa
ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye nabonekaho nemewe, naboneka ko ngize gute nemewe. Ngo ntituzi yuko abantu barushanwa ari benshi mu birori, ariko hakagorerwa abantu bangahe? Umwe. Nzajya mwumva imikino, ibikombe bya Afurika, iby'isi, hajyaho amakipe arenga 36, ariko ikipe imwe nigira gute? Ariko ibizi kigize gute? Noneho ngo abo ngabo ngo ko basiganwa gutyo kandi bari gukora ikamba rigira gute? Ngo twebwe dukorere ikamba ritangirika twagakwiye gukora ute? Mu gitabo cy'umurimo w'umukristo paje y'116 nuko icyo gitabo ntacyo nazanye, ngo mu mujyi umwe wo muri Angleterre cyangwa se New England muri Amerika, ngo hari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, muzasoma mu isubiro ryaho hagati. Ngo mu gihe bari gucukura, ngo umusozi ngo utangira kuriduka, ngo bari barimo bose bavamo, ariko ngo bamaze kuvamo ngo hasigaramo umugabo umwe, ngo maze igisimu kirifunga. Ngo maze ngo indirimbo yari kuririmbwa muri uwo mujyi, bari kuririmba ngo arazimiye arazimiye arazimiye, ariko ngo bitewe n'umurava bari bafite, ngo baracukura byibuze ngo barebe ko bamukuramo, ngo ariko birananirana. Ngo mukunguka ubwenge bwabo, ngo bafata itiyo baricengeza mu itaka, ngo barigeza aho uwo mugabo yarari. Baramubaza ngo mbese uracyariho? Arasubiza ati ndacyariho ndahumeka, ariko ndabura gake ngo mpfe, nimugire vuba. Maze ngo bongeramo umuhati, baracukura, ngo maze wa muntu bamukuramo. Ngo mu mujyi hasaba indirimbo zineza bari kuvuga ngo ararokotse ararokotse ararokotse. Basoza bari kubaza ikibazo kivuga ngo mbese uwo muntu ko bakoranye umuhati ungana gutyo, ngo bari gushaka gukuramo ubugingo bupfa bwako kanya, ngo mbese twebwe tuzi ko turi gukiza ubugingo bw'iteka twakwiye gukora ibingana gute? Bakwiye gukora ibingana gute? Bakwiye kuba bavuga ubufasha hakagenda 6, bakwiye kuba bavuga amateraniro hakaboneka 4. Ibintu kujya mu kwawe, ubu se ko izuba ryacanye uzaregane? Ubu sizi imvuru zizahita ryari? Idahise se bikabora, mbwira umuntu washora mu rubanza. Ubu se wahinze n'utarahinze ntago turi kubigura 1200. Mubwiye n'iki ko bizakatuka? Ibirenge niwo ugira gute? Hano nabo baravuze ngo nsiganwa, ngo ngenda ntiruka, ariko sinsiganwa nk'utaza aho ngize gute. Tusiganwa nk'abataza aho bajya. Twebwe tumeze nk'abafarisayo, dukorere ku mihango. Abafarisayo nibo bakoraga ibintu by'imihango gusa, isabato yagera bagakaraba bakambara amakanzu, ngo ariho amategeko 10, ngo yagendaga yicunda mu muhanda hose, ngo aho yatambukaga hose bavuga ngo mutambye arahise. Natwe tusigaye turajya mu isabato tumeze nk'ihene zambaye agapfukamunwa, ushobora kurekurira mu myumbati zikaba zitarya n'umwumbati umwe. Hari uwo zarya, ariko uzikuyeho agapfukamunwa zayireka. None se kuba zitarya ziriho agapfukamunwa nuko zaba zihannye? Nuko nta bushobozi zaba zifite zo kugira gute? Amasura yacu kuyabona hano ku isabato, utayabona mu mibyizi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ibere ry'imfubyi n'abapfakazi, by'abakene n'abatishoboye, abatindi, abo bose. Ariko Imana ikaba itazi na kamwe mu murimo w'ubugiraneza waba waragiriye umuntu. Azababaza ngo ntago mbazi, ubwo nari nshonje ntago mwagize gute? Ubwo nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwagize gute? Ntago azababaza ngo watunze ab'umuryango wawe neza, cyangwa ngo waguze ibitenge byinshi, cyangwa ufite inkweto nyinshi zo guhinduranya. Ahubwo tugeze muri cya gihe cyo kumera nka Yesu Kristo, tukiyanga tugakunda bagenzi bacu, sibyo? Apana ibintu by'imihango. Yesu Kristo yakoze mu gihe kibi, aho yakoze ahanganye n'itorero ry'abayuda, kandi ryari riri ikigugu, kandi naryo ryageze rigeraho ribwiriza ukuri, ariko riragwa, ryanga kwemera Mesiya bitewe no gukunda iby'isi, ibyo bakuraga mu bitambo, icyubahiro bakuragamo, bituma badakurikira Yesu Kristo. Natwe dukomeje kubigenderamo gutyo, nimusome igitabo cya Mariko mwumve ahantu abayuda bari bageze. Natwe tutazagera aho hantu, byaba bibabaje
Mariko igice ni icya 3 umurongo n'uwa mbere turasoma twihuta. Buri muntu wese nakurikirane, turi hafi gusoza. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenda Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega, babone uko bamwizera. Ibaze umuntu ari kukuvurira abantu, ariko baje no kugushakaho icyaha kugira ngo babone uko bagira gute. Turi kujyana rwose. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Bagira gute? Nuko batari bamwumvise. Umuhanga aravuze ngo aho gukangura umuntu wisinzirije, Jacques ngo wakangura uwasinziriye, byibuze wakizera yuko niyumva ijwi ryawe arakanguka. Ariko umuntu wisinzirije aragatsindwa. Abayuda nabo barabyumva, baryangije bagira gute? Ngo mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato? Barangije bagira gute? Hepfo ngo abararanganyamwo amaso arakaye, ababazwa nuko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe, arakurambura kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'abaherode ngo babone uko bazamwica. Akaga karagwira. 7. Maze Yesu n'abigishwa barahava bajya ku nyanja. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu n'i Idumaya no hakurya ya Yorodani n'abahereranye Tiro na Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza ahari. Abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakijije benshi. Nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamubwira ngo bamukoreho. Mwumve ijambo rikomeye. Abadayimoni nabo bamubonye barataka cyane bati uri umwana w'Imana. Abaki? Abadayimoni bari kuvuga ati uri umwana w'Imana. Idini ryariho ry'Abayuda bati nyamara dushaka tugire gute? Tumwice. Uri umwigisha, nawe ubaye umupasiteri cyangwa se ubaye umwigisha, bagutumye mu itorero ryana tuzaje kudusurira mu Gisovu cyangwa i Nyabitekere. Ugeze usanze abizera baho bari kuvuga ati nyamara Jacques nizaye dushaka ukuntu turi bumuhitane. Abadayimoni bahagusa bo mu iryo toro, kuko ubona hano barahari. Abadayimoni bahari Imana gufunguye amaso, ubonye bo barapfukamye bari kuririmba bati nyamara uyu muntu ni umwana w'Imana. Abizera beza ufite n'abana. Abizera baba ufite vuga ati wakorana nabo n'abaki. Nabari kujya inama yo kukwica cyane. Abadayimoni bari kushaka kuvuga ati bari kwerekana ko uri umwana w'Imana. Ariko murumva Abayuda bari bageze aho abantu barushwa ubwenge n'abaki. Ni Mariko igice cya 3 umurongo wa mbere. Ari Abayuda, ari abadayimoni, n'abizera beza baba ufite. Abo badayimoni nibo bateraga Abayuda kumera. Ariko mwumva ahantu, niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka baranditse baravuga ngo Satani ku munsi w'urubanza ngo nawe ngo hari abazigarika avuga ati nubwo ndi umunyabyaha hari ibyaha ntari buzakore. Biranditse. Uvuga ati koko kiriya cyaha uzi ko ari gishya. Satani nawe yumva aratunguwe, abona icyaha ari gishya. Nese wowe aho abadayimoni babona ko umuntu ari Kristo, ariko Abayuda bakavuga ati mureke tumwice, atadukura ku mukati, atadukura ku bitambo, icyubahiro cyacu kidahungabana. Murumva bitari bigeze kure. Rero byaba bibabaje natwe tugiye kujya turakorera kuri iyo mihango, tukajya turambara neza ku isabato tugiye guhura, tutahura twese dufite amasuka cyangwa se dufite icyate cy'umuntu tugiye kujyamo. Byaba bibabaje. Mu gitabo twihute Mariko 8:34 muranyihanganira. Igitabo cya Mariko, yego ndabona mageze 8:34 handitse ngo iki? Handitse ijambo rikomeye cyane. Ahamagara abantu n'abigishwa barababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba wankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi
ntiyaka ubugingo bwe. Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se. Ngo mbese byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko ukabura ubugingo? Ubugingo burakomeye. Muzasome mu gitabo cya Yobu igice cya mbere, aho Satani yari agiye kugerageza Yobu. Imana iramubwira ati genda ufate ibintu bye byose ndabiguhaye. Satani arabitwara. Amaze kubitwara, Satani arekana amavuga ati ntacyo utakora ngo utange ibintu byawe byose ariko ukize ubugingo bwawe. Rero ubugingo bw'umuntu burakomeye. Niho tubonera agakiza, ni naho tuzakirizwa, ni nabwo twese turwanira. Ariko gutunga ibya mirenge n'ibya mirenge, reka mbabazi, njya mbona abantu bajya bifuza kugura, ku buryo umuntu wo hepfo yawe ashobora kuvuga ati ngize ikibazo rwose mbabarira umwana bigenze gutya, mbuze amafaranga yo ku ishuri, cyangwa se nkoze impanuka bigenze gutya na gutya, nguriza 90 cyangwa 100. Aho kugira ngo abikuguze avuga ati nta mafaranga mfite, atari ko hano hantu hamaye ho nashakashaka nkareba aho nyakura, ati tudukaha ko ari dukeye ubundi ko tumbangamiye, watumaye nkadufatanya na ziriya zanjye, ubwo ndareba ahantu nanjye nyaguza. Ayaguza he ko ayafite, ariko kuko ashaka kukugurira bwarayabona. None nkakubaza ngo bagwaye uburenganzira ugurire uwo hepfo yawe, n'uwo hirya yawe, n'uwo haruguru yawe, mahembe uyifate, ufate no hakurya, ufate Nyamasheke yose ujye urayigendamo wenyine, byakumarira iki? Waguha amaribaya yose ari muri mahembe n'abagore bose bakavamo ukanyerwa urayambara, byakumarira iki? Waguha se imirima irumbuka twese tukava muri iki gihugu cy'u Rwanda n'imihanda n'imodoka n'indege n'amahoteli tukabigusigira, byakumarira iki? Burya niyo ugiye kugura igitenge cyangwa ipantaro cyangwa iki, ni uko uzi ko uzatambuka ku muhanda nkakubona, uzi ko ntahari se wakirwa bigura, bibonwe nande. Ijambo ry'Imana riravuze ngo byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko ukaka ubugingo bugize gute? Uhoraho. Nimumere nk'aba bantu bari hano muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 11. Mwumva uko muzahirwa niturangiza dusoze. Handitse ngo iki? Matayo 5:11. Yesu yari yongeye yatumije iteraniro ryagandagaje abantu bose bahari, abakene, imfubyi, abapfakazi, abakira, abami. Arangije avuga abahiri w'abahimigisha, ababwira abakene mu mitima yabo, abwira abagira imbabazi, abwira abagira ubuntu batikanyiza, bose arababwira ati rwose murahirwa mu bwami bw'Imana, tuzaba turi kumwe. Ariko arangije abona hari itsinda rimwe ry'abantu ashigaje. Yari ashigaje intumwa 12 bagendanaga, yigishaga umunsi ku munsi, nizo zonyine yari ashigaje. Arangije arahindukira arazireba. Abantu bajya bakunda kwicara imbere bari ntabwo bazi ibyo babikururira. Arangije arahindukira arazireba, aho zari zicaye hari imbere sinari kwigisha. Arangije arababwira ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bababeshyera ibibi byinshi babamura. Muzanezerwe mwishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Ngo namwe muzanezerwa, muzahirwa niba batuka bagize gute? Gutukwa. Abandi abahaye ibintu byiza, ariko bo abagezeho ati mwebwe muzahirwa ari uko bagize gute? Ntabwo ngo uri umurakare urahiriwe, ntabwo ngo uri umurozi urahiriwe, ntabwo ngo wataye umutwe ugize gute? Upfa kuba uzi neza yuko ibyo bavuze atari iki, upfa kuba wowe nawe utari ikibazo. Ijambo riravuze ngo turi kwiga turushanwa mu bingana gute? Muri byose. Turushanwa muri byose, niyo mpamvu tugomba kwiga ubutumwa tubishyizeho umwete. Ariko ntabwo nagenda nasomye muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo paje ya 79, haranditse ngo
umuhanuzi Zakariya aravuga ati maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Ibi muzabisoma mu gitabo cya Zakariya igice cya 3 umurongo wa mbere ugera ku igice cya 3 umurongo wa mbere gukomeza. Niho havuga ibya Yosuwa ahagaze imbere y'umutambyi n'imbere ya Satani agira ngo amurege. Ariko ngira ati uyu muntu ni umunyabyaha, ngo Yosuwa ngo mw'iyo saha ngo we ngo iyo yirebaga ngo yabonaga yambaye ishati yera de, cyangwa se muri make yabonaga nta cyaha cyangwa igicumuro afite. Ariko ngo Satani ngo amaze kumurega ngo kandi ngo ibyamuregaga byose byari by'ukuri, ngo Yosuwa yongeye kwireba ngo abona ya shati yahindutse irizinga. Hano hepfo ngo Satani ati mbese uwo si hepfo ngo Yosuwa tubonehara nibyo marayika amurege. Uwiteka abwira Satani ati mbese uwo si umushumi ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga. Hano abantu b'Imana bagereranijwe n'umugome uri mu rubanza kandi akaba ari mu mazi abira. Satani abaregera Uwiteka ibibi byabo, nibyo bananiwe gukora, nibyo bananiwe kugira gute gufasha birimo. Yibwira ko Kristo azaba zinukwa akabima ubufasha bakeneye mu gihe gikomeye. Yosuwa nk'uhagarariye abantu b'Imana ahagarara mu ruhando agacirwaho iteka yambaye imyenda y'ubushwambagara. Satani ahamagara umunyabyaha kugeza ubwo umunyabyaha yiyumvamo ko ari akahebwe koko. Satani akugendaho kugeza igihe wiyumvishe kuri iki akahebwe. Hepfo ngo uko turushaho kwegereza iherezo ry'amateka y'isi niko Satani afite impungenge z'uko ashigaje igihe gito. Arakazwa n'uko abona ndetse n'abantu b'abanyantege nke bakomeza amategeko y'Imana. Ashaka ko bagomera Imana, asebya Imana n'abayoboke bayo, basohoza imigambi yayo muri iyi si. Igihe cyose Imana icira abantu cyanzu, Satani we abacira koro. Mukumva? Satani ni paje ya 80 umugabane wa mbere. Mu gihe cyose Imana iducira kanzu, Satani waducira iki? Ngo Satani ngo aziko asigaje igihe gito. Muzasome muri Premier Zekiri cyangwa inyandiko z'ibanze paje ya 236 ku cyigisho kivuga ngo ubugugu haranditse ngo nuko ngo Satani ahamagara abadayimoni be. Nuko handitse arababwira ati nimugende ku gatsiko k'abantu bakomeza isabato, mubateze amacakubiri, mubateze gushaka ubutunzi, mubateze amaganya adashira, ngo nimushobora gutuma umutima wabo wiyerekeza kuri ibyo bintu ngo nta kabuza tuzabigarurira. Hepfo ngo nimugende mu bakubita inyundo y'ubukene. Inyundo y'iki? N'ikinubi, ntabwo ari inyundo y'imisumari. Ugakora, ugahinga, ugatera nijoro, ukabagara ukabona biranze, ugataha wananiwe waguye umudari no gukaraba bikanga, ukenda kuraza amaguru mu mufuka kugira ngo utanduza amashuka. Ariko n'ubundi wajya gusarura ugasarura igiheri kiri kugura 80, mu gihe utayifite kikagura 500 cyangwa 700. Ugahora uraganyiriza. Umusinzi w'amaganya arutwa n'umusinzi w'inzoga. Ugahora uvuga ati bandi ni bana we, baba bati ngewe ndapfuye, abandi sinzi ibyo bahingiraho, nimba n'abandi abana babo barabarangije. Ukazarwara igifu, ejo ukaza kwivuza hano nkaguha umuti cyane undi akawuguha, ariko kubera ko ibyo bintu utabyikuyemwo ni gikire. Ugavuga ati nagiye no magorozi nzi ko bazamvura, none nanze no gukira, nabana banza ari ibyatsi bapfa kwitoragurira. Urakizwa n'iki ko ibintu utekereza mu mutwe byawe byatuma udakira? Niyo mpamvu mbere yuko uza kwivuza indwara jya ubanza ureba nimba n'izo ndwara zidaturuka ku muntu waba wanga cyangwa se ishyari cyangwa igoma. Ntabwo ushobora gukira igifu, ntabwo cyakira rwose. Ngo nimushobora gutuma ngo umutima wabo werekera kuri ibyo bintu ngo nta kabuza nzagira gute nzabigarurira. Amaganya ukayahoramo. Umukire bita Bill Gates yari uwa mbere muri iki kiragana guhera muri 2018 kugeza muri 2020, ariko bamuciyeho. Umuntu wamuciyeho yamurushaga amafaranga make cyane.
kandi ubwo mukire wo ku isi amafaranga afite yagabanyije isi by'ubu ushaka kumara nk'amezi 6 urya ikintu ushaka udahinga umva wambara nuko ushaka udatega utagira uti umunyamakuru aramusatira ko baguciyeho bakurushije amafaranga kuri konti yawe kwabaye wa kabiri ubu urumva umeze ute arasubiza ati ndumva ndumutinde wo hanyuma yo kubabarirwa kandi baza amafaranga afite muri ko arumva ari iki ayo ni amaganya mu gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu baranditse ikibazo barabaza ngo kuri page 87 ngo mbese ne tuzakura amafaranga ahagije ariko barasubiza ngo naho kuko amafaranga nawe yahaga mu gitabo cy'urugo rwa gikristo baranditse baravuga ngo mu gihe tubonye abaturanyi bacu ngo hari ibintu byiza bagezeho ngo zaba intebe zo mu nzu cyangwa se inyubako zigezeho ibyo ntibigaguhangayikisha umutigo ngo kuko icyo bizakuzanira n'ugukenyuka wowe urabona umwana ari gushegera inkweto zirengeye cyangwa se zifunze na bodaboda zananiye ibyo bikomotse kuri satani ncishe y'ikinyafu nise siko bimeze irari ni ribi none se mwebwe mugiye mu isoko irari ni ribi iryo rirakura mpaka kandi nawe mujye mu isoko murebe iyo mugiye mu isoko mukabona inkweto z'abahungu cyangwa iz'abakobwa niziye mujya mubona cyangwa udukanzu cyangwa udupantaro n'uduki mubona tuba dutatse n'utw'abakobwa hariho uturabyo hariho uduhago hari udufuka twinshi udukweto dufite uturabyo satani ahantu hose yarahanyuriye kugira ngo yangize bene ibyo rero wabijyamo utwite umwana wawe 70% bazabigisamba none se uzabikore ko turi mu isi y'igikene nimba wowe nawe kubibona bikugoye uri umubyeyi we umwana wawe azabikura he kandi amarangamutima yose uba ufite iyo utwite nibyo umwana yiyongera nibyo yiyongera maze yamara gukura wazajya ubona ahagaze mu bantu yifashe gutya ngo ariko se ngo iki cyana ninde wakibyaye uragira ngo abigenze ute nawe ko wihagaraga gutya umutwise imbere y'abandi uragira ngo abe yarabyonse he ni wowe yabikuyemo ahubwo ujye uvuga ati nararikoze nagize gute nararikoze ndashoje ariko nshoje nsoma iki gitabo nibyo mwana mfashe mbona ariho page 200 ndashoje turi kwigana ijambo ritubwira ngo iki dusiganwa mu bingana gute rero ahantu nshaka ko dusoreza nahangaha dusiganwa muri byose twabonye ko dusiganwa tuzi aho tujya kandi twabonye yuko abazajya ari abaciye muri urya mubabaro mwinshi ngo bameshesheje ibishura by'amaraso y'iki umwana w'intama abanze guca muri urya mubabaro mwinshi abagiye mu kigare abavuze ngo reka twigira ahangaha niho hari ibyo dukeneye satani yateguye amazimano menshi kandi ari mu matorero ari mu bantu bavuga ko ari ab'Imana abashaka gutigisa amabuno n'amabere ni mujye hariye abashaka kwinywera ku gahiye hari itorero ryabo abashaka kujya muragira gute aha hari ibyanyu satani afata ayo matorero yose kugira ngo buri muntu wari wese azajya ahirari rye rizagira gute zama hari n'amatorero numvisha muri Amerika asigaye asenga yambaye ubusa umupasiteri aravuga ati rwose kugira ngo iryo rari ryose rishire buri muntu wese nahindukirire uwo bari kumwe nyuma y'iminsi ngaye bose bari guciragura hano ngo igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka page 249 abizera b'itorero babonye umucyo bakaba baremejwe nyamara agakiza k'imitima yabo bakaba barakaragije abapasitoro ku munsi w'Uwiteka bazasobanukirwa ko ari nta muntu n'umwe washoboraga kubatangira incungu y'icyaha cyabo ijwi riteye ubwoba rizumvikana rigira riti ndazimiye by'iteka ryose nibwo rero abantu bazaba bashaka gucagagura abapasitoro babigishije ibinyoma kandi bakabacira amateka y'ukuri abapasiteri babigishije ibiki 249 uratinyuka ugafata ubwoko bw'Imana ukabwita ubwawe ukabwigisha amategeko yawe wihimbiye kubera irari ryawe nawe waba uri umwizera ukayoboka ibyo bintu kubera irari ryawe ijambo ry'Imana muri Yesaya riravuze ngo nubwira umunyabyaha yuko ngo nutabwira umunyabyaha yuko azapfa azize ibyaha bye ngo nukuri azapfa ariko
nawe uzagira gute, amaraso uzagira gute, ngo ariko numuburira akanga kumva ngo azapfa azize iki, ibyaha bye. Ariko nawe nuragira musanga ntukajya urakoresha ryasemo umureze ati po turabaze mu rubwoko bugoma. Oya, yo ntabwo ari imvugo yo kugarura abazimiye, ngo ni mubasange n'umutima mwiza n'ubugwaneza, ngo umwereke iby'agakiza, urupfu rwa Yesu Kristo uko yabambwe n'uko yazutse, ngo byose yabikoreye we. Ngo namara kumva iyo neza ya Kristo yamugiriye, ngo yemere cyangwa agire gute, abyane. Ariko twebwe tukiriho ngo nta burenganzira dufite bwo gucira abantu iki. Amen. Hepfo ngo mwumve noneho akazaba kabaye kuri uwo munsi w'amateka. Bose bihuriza hamwe kugira ngo bagwe n'abapasitori babaciriye amateka ashaririye cyane. Abapasitori bakiranirwa bahanuye ibyoroheje, bateye ababumvaga guhindura ubusa amategeko y'Imana no kurenganya abashaka kuyakomeza nkayera. Ngo ngo amategeko y'Imana yavuyeho, Yesu yayakuriyeho ku musahara, ngo nimuhumure, ngo ntabwo Imana yakica abantu yiremeye. Uko nguko bajya bavuga muri Yerusalemu, muzasoma ukuntu yarimbutse. Imana yagiye itanga ibimenyetso byinshi, ariko abaturage bitewe nuko basomaga bakagenda bakabaza abatambyi ngo mbese ko twabonye ifarashi hejuru, diko twabonye ifarashi itukura n'iy'umweru biri kurwanira mu kirere, ngo birize ikintu bishatse kuvuga ati iriya farashi y'umweru mwabonye yari iri kuturwanirira, iri kurwana na Satani, nta kibi kizatubaho mu izina rya Yesu. Bagatuza bakagumaho. Bari barabwiye ngo nimubone ikizira murimbuzi igihagaze ahera, uzaba ari gusya, uzaba ari hejuru y'inzu, uzaba ari kuvoma, uzaba ari gushigisha, naho waba umaze kuvunura agasururu keza karyoshye, uzahita ugira gute, ufatiraho. Maze bafatiraho baragenda, Titus araza aragota bagiye, ariko ako kanya ntiyahita agota, baragenda bamara iminsi, bamara umwaka umwe, bamara 2, babona ntago bari kuza kugota wa mujyi, bamara 3, ati nyamara ahantu nasizemo inze hararaye, bamara 4, ati nyamara inzu yanjye arenzweho n'ibyatsi, bamaze 7, ati nakabuza nisubiriye muri wa murwa. Bose bararondoboromeza bari barahunze, bagaruka muri wa murwa. Bakimara kugeramo, Titus aratera umujyi arawugota, barya ibyari birimo birashira, barya imyumbati irashira, barya insina zirashira, barya ibyatsi birashira, bajya ku mikandara y'impu barayirya irashira, bajya ku nkweto barayizirya irashira, barya imyenda yabo irashira, kugeza ahubwo bashobora gusanga nk'uyu mugabo wumva ati noneho rero papa arashaje, reka tumurye none, wawe tuzamurya ejo, tukamurya ejo tukarya uwuriye. Umudamu nkuriya yabyara akavuga ati noneho ngiye nyine reka niherere iya nyuma nyirya, umugabo atagize gute, atandera. Nabo ubwabo bararyana kugeza ubwo abizera noneho nabo ubwabo bicaye baravuga ati ibi ntago bishoboka. Iyo twajyaga mu rusengero, twajyaga mu bwiherero bwabo, abatambyi n'umuduwe muduho mwanda wacu tuwurye, naho bagira gute, barawurya urashira, barapfa bitewe no kutagira gute, kutubaha ijambo ry'Imana. None mugira ngo twebwe bizacira, kandi ibitabo biravuga ngo umubabaro wabayeho kuva isi yarema, ngo nta na kimwe kijana abantu bazahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyabo bazahura nabo. Bazarenganywa biteye ubwoba. Nubwo mbere bafataga ibiti 2 by'amashami bakabigonda, bagafata ukuguru kamwe bakakuzirika n'ukundi bakakuzirika hano, bavuga ati uravuga ko ibi ni buracyemera yuko ari ubutumwa bwa Kristo? Ati ndabyemera. Bagaca umugozi wo hasi, igipaso kimwe hakurya ikindi hakurya iriya. Ako karengane ngo karoroshe. Uko bacanaga umuriro bakoherezamo abantu babona, ngo abadamu ngo babaga bahetse abana, muzahisa mu bitabo cy'intambara ikomeye, ngo bakaririmba indirimbo z'amajwi maremare cyane ngo kugira ngo abana bahetse ngo batumve umuborogo wabase bari kurira mu muriro. Ibyo ngibyo ngo biroroshye ukurikije ibizagira gute. Mwumve rero ababizera gito. Hano hepfo ngo bose bihuriza hamwe kugira ngo bagwe n'abapasitori babaciriye amateka ashaririye cyane. Abapasitori bakiranirwa bahanuye ibyoroheje, bateye ababumvaga guhindura ubusa amategeko y'Imana no kuyarenganya abashakaga kuyakomeza nkayera. Ubwo noneho mu bwihebe bwabo ababigisha baturira mu maso y'isi ko umurimo wabo wari uw'ibinyoma. Ati burya ibintu twabigishaga kwari kugira ngo twirire n'abana bacu bige, umurimo twakoze wari uw'iki, wari uw'ibinyoma. Nimwumve hepfo, abahoze hepfo ngo w'ibinyoma. Ngeze hano, imbaga y'abantu buzura uburakari, baravuga bati turazimiye kandi nimwe ntandaro yo kurimbuka kwacu, maze bahindukirira kurwanya bungeri gito. Abahoze babashimagiza bikomeye cyane nibo bazaba bavuma bikomeye. Abahoze bagira gute ngo rivera wacu, pasiteri wacu, umwigisha wacu, Imana imuha umugisha,
arahezagire aratera indirimbo tukumva tugiye mu mwuka amavuta tukagera aho tukazamuka ngo ariko icyo gihe nikigera ngo niba bazaba bavuma bigize gute mwumve hepfo ngo inkota zama hepfo ngo ibiganza byahoze bitamiriza amakamba y'ibyubahiro bizamanikirwa kubatsemba inkota zagombaga kwica ubwoko bw'Imana noneho zizakoreshwa mu gutsemba abanzi babo muzahigwa niyo mpamvu mu cyigisho mu gitabo iki gitabo n'ubundi cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka bari gusobanura iby'imperuka bari kuvuga ku bintu bijyanye no gukererwa ngo yuko ubwoko bw'Imana buzajya buteranira ahantu hamwe ariko bitewe n'uko bazaba bayobowe n'umwuka wera ngo uzajya ugenda urabayobora ahantu hari amahoro gusa ngo maze ngo nibaza kubatera ngo basange bagize gute barahavuye niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mujye mwiga kuzinduka kuko no muri kiriya gihe abantu bazajya bagenda bakererwa usanga ubwoko bw'Imana bwagiye kubera kugira gute gukererwa ntabwo uzabura gutabwa mu nzimbeho cyangwa bakwica nubwo uzabona iki nubwo uzabona ijuru ariko bazakwica wajya ugendana n'abandi nimba ari 2:00 ni 2:00 ijambo ry'Imana riravuga ngo mucyaha bagize gute abica gahunda biraje kubona 2:45 twari tutaragera hano kandi mu gitabo haranditse ngo isaha abantu bihaye iyo zigeze marayika aramanuka akaza agaha umugisha abahageze akongera akazamuka isaha yo gutaha yagera muzabisoma mu gitabo cy'itangiriro aho Yakobo yarose abona urwego ngo ruriho abamarayika bamanuka n'abagira gute abazanye imigisha n'abagiye kuyimurika hehe mwumva imigisha muzajya murayibona gute mwageje mu materaniro saa yine ari nko ku ishuri bahita bagutuma umubyeyi ariko hano si ku ishuri rero dushoreje mureke tugire gahunda abantu b'Imana iby'Imana n'ibinegurezwa iki tugira umwete hari ijambo nasomye hano ryo muri Yesaya rivuga ngo mu gice cya 32 ngo niba abagendesha amaguru baragusize kandi bakagusiga ugize gute abafite amafarashi nibaza bizagenda bite byasigara ku muhanda 21 igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 4 haranditse ngo azahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu niruzabaho igice ni mu byahishuwe 21 umurongo wa 4 izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu niruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa nibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize twavuga ngo iki ibya mbere bizaba bigize gute bizaba bishize kwaba gute ubundi mu ijuru hari ibintu bitatu bitazabayo biba hano mu isi icya mbere igihe ibi bintu umuntu wese ari kuvuga ngo ubari gutekereza kujyaho kigeze mu ijuru nta bihe bigize gute nibibarwa ikindi kintu cya kabiri kitazabayo amarira nta muntu uzarira uzajya he uzaba uri hehe ikintu cya gatatu kitazabayo ni iki urupfu mbonye n'icya kane ijoro mwijima sayabora abantu si heza ate tukazajyanayo turashoje mu izina rya Yesu amen itangazo ritoye hari abantu baje kwivuza bashyire hejuru mbande ari benshi mumanure nuko turashoje murakoze cyane kubana natwe Imana ibaha umugisha ariko nimba hari umuntu wakumva nawe yazarindwa uyu mujinya ugiye gutera yamanika akaboko hejuru yaba hari akaza hari imbere tugapfukama tugasenga nimba hari abahari bumva yuko banyuzwe n'ibyo basanze mu bugorozi cyangwa se bakumva bagiye gufatanya natwe nimba bahari bamanika ikiganza cyabo hejuru ahasigaye bakaza tugasenga gusa nta kindi